byazamo agize gutya kubera ko azi kurebera amaso azi kwipangarika azi kugusemurira azi kwipangarika ukuntu azi gutwara amazi ku iparato yayihengamitse ugahita umukuza uti ngushinze kobora iki cyiciro abagabo barabararika n'abasore uragishiduka atwita inda nk'eshatu ari umuntu umwe karagaciye bakamutera imwe mu gitondo indi saa 9 nimugoroba agatwita impanga eshatu z'abantu batandukanye hako bira bintu banza bibaho nzabaza babyize hanyuma karagatakaye maze umuntu kagwemo nk'igitonyanga hanyuma abantu ntibakumve nimukumve ngo mukiteho zamari myaka 10 ikigisho cyo mu migisha wo ndakigurisha ugikenera yishyure cyo mu migisha ibisubizo byo mu migisha abantu bafite imigisha momo iriho musabwa kwishyura nkababwira ibyaha ariko mama rero wazashizeho ubundi wazagiye kuri MTN kunafite n'iduka bawukorera mu Mopeyi kuyo tukohereje cya 10 badukata niko umuntu yamenetse ayo bakata ajyakura n'ubundi navuga n'ubundi bamukata muri ayo n'ubundi yakura nacyo ajyakura niba mukata ajyakura ubwo se twatukohereje icya 10 cy'Imana ntikikatwamo nzajya mbeze aragenda ariko agendera imitego mujya mubona abana bagendera imitego kubera kubagendesha imburagihe niko n'umuntu wakujijwe n'undi urugero mujya mubona ko ari igihe no mu kazi runaka sosiyete runaka kampani runaka mu kazi runaka umuntu agira gutya akagukuza nta mashuri ufite akagukuza akakugeza gukorera ahantu hatajyanye n'amashuri wize harya urahagera pe ariko uhageze hazamba ibintu byinshi kandi burya umuntu wagukujije aba akurangije iyo ukujijwe n'umuntu aba yakurangije uzi umuntu ugukuza ukugeza mu bantu b'abadepite mu bantu bize indimi za hatari mu bantu bafite ubwenge buruta ubwo ufite aba akurangije burya nubona umuntu akomeza kugukuza mu bumuntu bwe aba yakurangije byazamo agize gutya kubera ko azi kurebera amaso azi kwipangarika azi kugusemurira azi kwipangarika ukuntu azi gutwara amazi ku iparato yayihengamitse ugahita umukuza uti ngushinze kobora iki cyiciro abagabo barabararika n'abasore uragishiduka atwita inda nk'eshatu ari umuntu umwe karagaciye bakamutera imwe mu gitondo indi saa 9 nimugoroba agatwita impanga eshatu z'abantu batandukanye hako bira bintu banza bibaho nzabaza babyize hanyuma karagatakaye maze umuntu kagwemo nk'igitonyanga hanyuma abantu ntibakumve nimukumve ngo mukiteho nde unubakira abapfakaza amazu uvuga Imana ugenda unagaburira indushyi Yesu nawe burara ukuntu ajya nareba abantu akumva ibintu barimo biranaciriritse ibintu byo kwiruka bavuga ko yera ndera ariko se kwera kwanjye mukwera kwanjye mukoze mwiki ko mutazaherekezwa n'amagambo muzaherekezwa n'imirimo ndababwiye ko amagambo mwirirwa muvuga ngo haleluya ngo bambwirire ngo nyeganyeza abantu 10 ngo bazungurukemo bose ngo ubwire abantu vere ibi nibizaherekeza abantu bazaherekezwa n'imirimo ikiza namaze kubona mu marionette nta muntu uzongera kuntuma kujya kubwiriza ko bagutumiye bari bunaguherekeze bakanakugaburira uko uhagaze ku gato ntabyo nari nabwira ngo nkubwirire runaka uramuntu maho giye Imana yigeze Imana netu wakazo kuvuga ko naje kumva ngo mbwirira abantu 5 umva n'ubwo buretwa tumwe izina rya Yesu reka tubashimire kandi tubifurize kugubwa neza tubifuriza amahoro y'Imana tubifuriza umugisha w'Imana tubifurize kubona mwuka wera tubifurize kugendera mu bwiza bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti niba ugeze kuri icana nibwo bwa mbere reka nkwifurize kandi nkwinginge ngusabe mu mavuta Imana yaguhaye mu bwiza Imana yaguhaye mu mpano Imana yaguhaye manura urutoki Eva mama Lionel hirya hari akantu gasa n'umukara cyangwa se umutuku ugapyondeho numara gupyondaho wongera ugapyondeho nanone urahita ubona ngo unsubscribe uzamuke ruguru gake ya all notification kuri notification bell nurangiza wakande buri kintu cyose tuzatisora kuri icano uzajya ukibona amareo ne amakuru ni meza cyane nivugiye se ngo manura ku izina rya mama Leonel Pyondeho yijya ugase urabivuze mpita mbona ukuntu umuntu agiye kumanura agapyondaho n'ubundi yari yarapyonzeho agahita bipyondagura
yego sha babandi batubwira ati mama Rene ni ukuri uko usohoye Buri munsi nzajya ikiganiro mpyondaho. pyondaho uvuga ngo arapyonda agapyondora agapyonda agapyondora agapyonda Avamo asubira. kandi ubundi iyo wapyonzo ntiwongera gupyondaho ako kantu ntibakazi. cyangwa se mo kimwe iyo wakoze subscribe ntiwongera gukora subscribe wawe birangiye Imana rero baha umugisha uyu munsi wa none reka mpere mu majyepfo yego y'u Rwanda nigerere ahantu bajya bita aho mama Rene yagurukiye ikibabara tuhuza abapasiteri bahayobora batamuzi nanjye muri iyi minsi ntazi kubera guhora babahinduranya ariko biterwa n'iki kugira ngo bahindure abapasiteri buri mwanya uriya nawe ni umwuka turataramenya aho uva umwuka w'uruzerero ko batarya ruswa se ngo uvuge ngo we natendana n'abantu baramuha akantu biriya bintu rero nabyo babyizeho njye sinabikora kuriya kandi nanone simfabeje ababikora biterwa n'aho yitoreje umusirikare atwara imbunda bitewe n'aho yayitoreje ubundi hari igihe wimura umuntu amaze gusiza fondasiyo ari uri mu mavuta yo kubaka ukahita uhazana ugira amavuta yo gusenya koca nagiye kandi mbona abapasiteri benshi cyane umwe bakahamusanga ageze muri finisaje urusengero rugahita ruhera muri finisaje rukazongera gukorwa ari uko ahavuye hari abantu utazana ibyo kubaka insengero bazi kubaka imitima ugasanga hari haba ububyutse abantu bari mu mwuka ariko utamugura ariko aba bantu bakubaka urusengero ariko ngiyeho kugira ngo nzanire uwubaka amazu ya nyubakiro indi Imana yazana uwubaka imitima afazari bashaka bagasengera mu bashaka basengere munsi y'igiti oya nanone ibyo simbyemera kuki atabikora byose ngo ahuze iterambere ry'umwuka n'iry'umubiri muri wowe hatabamo iterambere ry'umwuka n'iry'umubiri uba uri umuyobi niyo mpamvu leta ivuga iti habeho abantu bize kugira ngo babashe nyine kujera habeho abantu basenga bavuye no mu kazi kugira ngo bavuye na Harvard ko uyu muntu arahita avuga ati weho ngushinze inyubako weho ngushinze abanyamasengesho ndi control wanyu mu mwuka ndagukoje zi control mu kubaka nubwo ntabizi nzajya mbaza wowe wize ibi ibintu byose biba mu mwuka gusa bisoza nabi bizamo ubuyobe umwuka n'ubwenge ahubwo umuntu ufite umwuka atagira ubwenge basi umwuka n'ubwenge ni ibintu byuzuzanya umuntu nawe ufite ubwenge gusa adafite umwuka wera ibintu bye birangira bisigaranye wenyine ni ibintu bibiri bigomba gukorana umwuka n'ubwenge aho hantu byo umwuka ukomatanye cyangwa ucomeketse mu bwenge ubwenge bucometse mu mwuka kuko umwuka we ni grande ambassadeur niwe mukuru niwe mukuru ubundi umukuru w'abakuru we ni Imana data wa twese ndangirijemo ibyanjye wa kabiri mukuru mu bakuru ni Yesu Kristo hakazaho umwuka wera rero ibyo ni wowe ubivuze aha uyu Yesu Kristo rero iyo amaze kugushima akohereza mwuka wera ari we mwuka we noneho yarangiza akaza agasanga ufite ubwenge n'umutima utagira ishari mugaturana ku kantu k'ishari ugatendeho kuko hari abantu bigirira umutima w'ishari abo ngabo ntibajya banatera imbere bakunda hari n'indwara bakunda kurwara iyo ugira ishyari hari ubwoko bw'indwara urwara hypertension cyangwa ipo ese hypertension na hypo mugane bitandukanye umutima hypertension ni umutima uvuduka cyane hypotension ni umutima ugenda gake ku buryo ushobora guhagarara wicaye hari umuntu twari twicaranye ahantu arambaza atari gose mama Rene yavuze hypertension na hypo bitandukanira ntabwo rene zakubariza nigeze babijisha babizi ahubwo ari kugira ngo bumve ko ibyo mvuga mbizi bazaperereza jye mvuga ibintu nzi nanasobanura reka twigire ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko mwari mumeze neza ni ibintu biba bigaragarereka reka tuza abantu bari baserazuba iburengerazuba n'amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali ni hagati y'abadiaspora kuko amajyepfo twayavuyemo y'ikibabara tuvuga ingendo z'ikibabara ibintu byo kuguruka rwose pe biraho hafi
uyu munsi nje mu kiganiro naje gutekerezaho ngo ibi byo kurya bigenewe aba bantu. Uyu muntu ugiye gufungura iki kiganiro niwe cyakigenewe. Nibyo kandi turanamushimira. Ni iyihe mpamvu? Ni ukubera iki? Hakorwa iki? Urugero umuntu ahise avuga ngo usavuze iki? Urugero ugasanga umuhanuzi nzajya mbacanga muzanyanga ariko bizagera igihe bampunde bizaba bavuga ati ahubwo umuntu afite filozofi matsiko. Urugero ugasanga umuhanuzi cyangwa se umukirisitu ageze mu rwego rwo kuvuga mu ndimi, ahise umuhanuzi niba avuze mu ndimi gusa aravuze ati ariko impano ya mama Lionel yo guhanura, ubwo mvuze mu ndimi nyinshi, hawe ndimi nyinshi, kankiza indwara, kampanure, kantegeke, kamba umuvugabutumwa, kandi Imana yamuhaye kuvuga mu ndimi nyinshi gusa. Ubona biterwa n'iki mama Lionel? Gukura umuntu, kwikuza, gukura umuntu, mbese gukura umuntu adakuze. Ni Satani bitera? Ni umuntu ku giti cyo bitera? Ko hari igihe tubeshyera na Satani. Ubundi ahangaha dusanga ari umuntu ku giti cye. Hari dosiye tutajya tuzanamo Satani dore ko nawe yagowe. Ariko umunsi umwe nuko nyine nuko Satani anyanga. Ubundi ubu nayo nzamukorera ubuvugizi. Ariko biraba ngo tukunda abanzi bacu. Dukunda abanzi bacu. Uko Bibiliya ivuga. Tegeka gukunda abanzi bacu. Numbaze nemba n'uyu mugabo abamo. Ariko uzuko na Yuda yabivuze. Yaravuze ngo na Kristo ubwe ntiyahangaye gutuka Satani. Ngo yaramubwiye ngo Satani we Imana iguhana. Rega Satani arukunumba numva barokore muvuye kurepeta mwamupfobeje kubera uturirimbo nka dutatu murepese mukaza mwamupfobeje mwamugize akantu kakagabo kafite umurizo n'amahembe uyu mugabo amaze imyaka myinshi mu ntambara arakuze yarangije kukubara ariko ikibazo we ntumubara. Ahubwo tekereza ko umunsi Imana yamaraga kukurema no kukweza utaraba mu nda ya mama wawe Satani muraziranye cyane. Buriya wahingutse mu nda ya mama wawe uvuye mu rugamba nawe uratsindwa umanurwa hano ku isi akamureka mu rwego rw'amabuye amugerageresheje ngo hindura ubuye umugati ngo aramureka ngo amutega ikindi gihe ku musaraba. Umuntu uzi ikindi gihe, umuntu ugutega mu kindi gihe, umuntu uzi ikindi gihe, umuntu uzi ikindi gihe. Urashaka uyu muntu ni umufilozofu ukomeye cyane. Uyu mushitani uyu muviye ntiyoroshye. Uyu muntu umuviye umaze igihe mu kazi akakureka atireka kuri ataguye mu ziko nubwo akubagana ariko akamutega ikindi gihe ari ku maternete yaragere kubyara. Nuvuga ngo we ntabwo yanze kukwica mu gihe cyawe icyo gukambakamba. Reka mwica mu gihe afite amateka yaragiye gutabara abantu no gukiza abantu, mu gihe yaragiye gukora ibintu byarokora abantu. Mwica mu gihe abantu basigarana ingingimira. Ni ukuvuga ngo Satani azi iki gihe cyacu akamenya n'igihe kizaza ibyo azatugerageresha cyane. Mbese tuvuka inzira tuzanyuramo ya Satani iharuye. N'abarokore kurepeta no kuva mu masengesho tunsi tubiri no mu butayo bakaza bikangata nabo ntibamenye kumutega mu kindi gihe. Mu kindi gihe Satani azabanteze iki? Mu kindi gihe nanjye nzabe ndi mu yahe mavuta. Ubwo ni ukuvuga ngo ivomera amazi azagutunga mu gihe cy'igota azabe ahagije. Mu kindi gihe Satani yakubaza ahagere nawe wamubaze kumurusha. Uvuga uti muri kiriya gihe ndasabwa nzaba mfite ibintu bingana gutya binjagaraza, ariko muri kiriya gihe nteze nanjye ngiye gutega urugo nzaba nsenga y'uburyo bwose, senga kuri irevu mutangatange nawe muwiga kumutangatanga gucenga umucenga mutangatanga umutanga nishongore. Umunsi umwe ndi umusore nigeze gusenga amasengesho azantunga mu gihe ndi umugabo, kuko nabonye abagabo bose hafi ya bose iyo bashatse bahita bagwa. Yego
ndavuga ngo ni iki kizantunga nsenga amasengesho y'uburyo bwose. Urahunika uravuga uti kiragenza abantu yo kwirinda gusa. Abantu banzi twaraye mu mazi turyamyemo, turara mu biti, turara mu bigunda ay'uburyo bwose. Ubu uyu munsi hano nari umuntu umbwira ngo ariko nguki udasenga isengere n'urubyaro rwawe wiririre, kuko twamenya ikindi gihe. Uzi kubona mu kindi gihe Satani aguteza ubyara indahekana, agutegeye mu ndahekana utabasha kujya mu gutanga no buvumo. Ndamutega mu kindi gihe kuko afite n'ubujiji bwinshi azajya. Kandi no kubyara indahekana ni umugisha. Yego, ariko wawutwara nabi bikakuviramo ibyaha. Icyo ni ikindi gihe abakuvuniye umuheto. Ibyaha byo mu migisha. Ariko reka tuzavuge ku byaha byo mu migisha disi we. Reka mpite mbyandika ntarabyibagirwa. Aho ibintu byose twandika buriya turabivuga. Nyine nabo bajye badufasha. Bajye bashiraho izasabwe, ariko ntibavuge ngo urabeho mwana nkunda nigiriye Tanzania nitwariye ibikamyo uzamara imyaka 10. Iki cyigisho cyo mu migisha aho ndakigurisha ugikenera yishyure. Cyo mu migisha ibisubizo byo mu migisha. Byo mu migisha. Abantu bafite imigisha momo iriho musabwa kwishyura nkababwira ibyaha. Ariko mama rero wazashizeho ubundi wazagiye kuri MTN kunafite n'iduka bawukorera mu mopeyi kuyo tukohereje icya 10 badukata. Niko umuntu yamenetse. Ayo bakata ajya kura. N'ubundi bamukata muri ayo n'ubundi yakura. Nacyo ajya kura. Ayo bamukata ajya kura. Ubwo se twatukohereje icya 10 cy'Imana ntikikatwamo. Nzajya mbeza. Ngo niki gitera abantu kumva yuko bakuze kandi batarakura? Niki gitera abantu kuja buri nkoni dahiye? Imana iguhe umugisha kandi kwishimira. Mvuga ko Bibiliya ivuga ndifashisha Bibiliya ninjya gusubiza ibi bibazo. Yego. Igitabo cya mbere cy'abami, ariko bamwe bavuga abami ba kabiri ariko ntibabaho. Inka ya data. Igitabo cya mbere cy'abami. Mukadutuburire. Igice cya mbere umurongo wa 5. Hanyuma Adoniya mwene Hagiti arikuza ati nzaba umwami, yitunganyiriza amagare n'abagendera ku mafarashi n'abagabo 50 ubo kujya bagenda imbere ye bacisiwe. Arewe iyi protocol atangiye kera. Dusoreze mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 2 umurongo wa 2. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana. Oya yego nibyo. Nuko reka dore ku murongo wa mbere. Nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishari byo gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Reka tukwivugiraho. Turaza kumvamo ijambo ryo kwikuza no kwifuza amata y'umwuka wera kugira ngo abakuze. Kwikuza abakuze. Adoniya ajya kwikuza. Sinjya mu mateka, reka nigire mu yabino. Mateka ye nimuyamenya, ubwo nzategura kubigisha amateka ya Adoniya Nyavimuzi, ndayazi. Ariko ndashaka kuvuga icyo ngendereye aka kanya bambajije. Haraza kwikuza no gukuzwa. Kwikuza ni ryari? Cya gihe wari urimo uvuga ngo umuntu akavuga mu ndimi ariko akumva arakantu kabuze. Igihe umwuka wera ataramukuza, yaragize Imana abonye indimi, ariko yagombaga kwifuza amata y'umwuka wera kugira ngo abe ari yamukuza, amugeze, Imana ishimwe cyane, amugeze ku rugero rushyitse. None abonye umwuka wera, ntarindiriye gushaka umwuka no amusapotinge amukuze, ahubwo yinjiye mu birere byo kwikuza. Nk'uko Adoniya yikujije agashaka mascot. Murabizi ba Adoniya barumuna ba Adoniya n'abene abo ba Adoniya mujya mubabona aho ngaho bikujije bakitunganyiriza amagara n'abagendera ku mafarashi n'abagabo 50
bo kujya bagenda imbere yabo. Murabizi abantu njya mbabona mu nsengero bafite abantu nk'icumi babasikotinze n'ababahanagura n'abagira gute. Uriya ni umwuka wa Doniya. Hari ukwikuza kwa kundi Uwiteka guhaye indimi ukavuga uti ubu nzavuga indimi gusa ntanura, ugahita wiyeranje ukinjira mu birere byo kwikuza ukigira umuhanuzi. Kandi Imana abonye ufite umwuka wo kwikuza ikure kuko yabonye wishoboye. Ariko hari ugukuzwa ari Imana ije kugukuza, mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze. Umwuka wari iyo ari we wagukujije akabona ukwiye kugera kuri iyi level, uzareba inshuro nyinshi hari igihe umwana ashaka kugenda ku ngufu atarageza igihe, agashaka gukambakamba atarageza igihe, agashaka kugenda ku ngufu atarakomera amagufa. Usanga niyo wamufarushije, kuko hari igihe n'umuntu agukuza. Ndashaka kuvuga gukuzwa n'umuntu nkavuga no gukuzwa n'umwuka wera, kuko aha iri jambo ryo gukuzwa turi bubonemo abantu bakujijwe n'abantu. Bakujijwe n'abantu, wenda tuzagira indi episode, ariko turashaka kureba gukuzwa. Cyambere hari ugukuzwa n'umuntu, hari no gukuzwa n'umwuka. Misi yose wakujijwe n'umwuka uzashaka urezareba umwana ba provoxe kugenda vuba igihe kitaragera, aremera akagenda pe, ariko birangira agendera imitego. Aragenda ariko agendera imitego. Mujya mubona abana bagendera imitego kubera kubagendesha imburagihe. Niko n'umuntu wakujijwe n'undi. Urugero, mujya mubona ko ari igihe no mu kazi runaka, sosiyete runaka, kampani runaka, mu kazi runaka, umuntu agira gutya akagukuza, nta mashuri ufite, akagukuza akakugeza gukorera ahantu hatajyanye n'amashuri wize. Harya urahagera pe, ariko uhageze hazamba ibintu byinshi. Kandi burya umuntu wagukujije aba akurangije. Iyo ukujijwe n'umuntu aba yakurangije. Uzi umuntu ugukuza ukugeza mu bantu b'abadepite, mu bantu bize indimi za hatari, mu bantu bafite ubwenge buruta ubwo ufite, aba akurangije. Burya nubona umuntu akomeza kugukuza mu bumuntu bwe, aba yakurangije. Abakurangije pe, abakuvanye ku biryo. Ariko nukuzwa n'umwuka wera, cyangwa se nukuzwa n'Imana. Iyi Imana yagukujije nta mitego wagendera. Ariko wakujijwe n'umuntu akakugendesha imburagihe, ugendera imitego, akakuzamura ahantu mu rwego rukoramo abantu barangije PhD kandi urangije amashuri 6 yisumbuye. Abakurangije, hari abantu barangije abandi bibwira ko babubatse babakujije. Gukuzwa n'umuntu no gukuzwa n'Imana cyangwa umwuka wera ni ibintu bibiri bitandukanye. Ahubwo ibi bintu tuzabyigisha igihe kirekire. Muri uku gukuzwa harimo amagambo abiri. Ijambo rya mbere ni ugukuzwa n'umuntu. Uyu muntu ashobora kugukuza kubera icyene wabo, yego, akagushyira no muri kampani mu minsi mike gahomba, kuko wakujijwe ntiwarukuze. Mashuri ufite nakwemerera kujya aho hantu. Kabiri, gukuzwa n'Imana cyangwa umwuka wera, kuko Imana yari ikwikujije, igusapotinga bingana naho ikugejeje, iguha ubwenge bungana naho ikugejeje, iguha ibingana naho ikugejeje. Yego. Ariko hari abantu bihaye ibintu bingana naho bataragera, aribo babyihaye. Nukuvuga ngo uzagera biguhitana. Ndi kuvuga amagambo y'ubwenge, kandi ngiye nkurikiranwa n'abanyabwenge. Abanyabwenge barafasha. Uba umuntu mu gitondo yarabyutse asengana n'abahanuzi, agira irari ryo guhanura. Ati nanjye reka mvuga uko ivuze. Yego. Iravuze ngo aba ni babandi dutegereza ko buzanasora tugaheba kuko yari kujije. Kabiri, hari undi muntu wakujijwe n'umuntu. Nasenganye n'umuntu kubera ko ndi umushumba. Ndeba buryo ki nyine ashuguritse ibintu. Ndeba ko fatanga, ndeba support atanga mu rusengero. Mitamuzana mu iwanjye ndamubwira nti rero reka twakire profete. Yego. Kandi uyu ni umuhanuzi w'Imana. Yego. Nkanamubeshyira n'ibyo yakoze atarabikoze. Ugahita muhatitira ubu profete. Yego. Ukamwinjiza mu bakobwa bawe no mu badamu.
arakujijwe. Umuntu ukujijwe atarageza igihe cyo gukuzwa n'umwuka wera ubu murangije. Abagabo n'abasore se nyine ubu murangije ibintu by'abakobwa n'abadamu rukubizanamo hano. Yego nabyo byazamo. Agize gutya kubera ko azi kurebera amaso, azi kwipangarika, azi kugusemurira, azi kwipangarika ukuntu, azi gutwara amazi ku iparato yayihengamitse, ugahita umukuza uti ngushinze kuyobora iki cyiciro. Abagabo arabararika n'abasore uragishiduka atwita inda nk'eshatu ari umuntu umwe karagaciro. Bakamutera imwe mu gitondo indi saa 9 nimugoroba, agatwita impanga eshatu z'abantu batandukanye. Ariko bira bintu banza bibaho nzabaza babyize. Hanyuma karagatakaye maze nzumuntu kagwemo nk'igitonyanga. Hanyuma abantu ntibakumve nimukumve ngo mukiteho kabaruhura mu bwonko na za depression zanyu mufite. Hanyuma kugukuzwa n'umwuka mwifuza amata y'umwuka adafunguye kuko urumva hariho n'amacunda bavanyemo amavuta. Hari abantu batunzwe n'amata yavuyemo amavuta amacunda adafunguye. Abakuze abageze kuko hari igihe abakuze ariko akaba atari abageze. Warakuze ariko nturagira mu rwego wabora itorero. Please warakuze ariko ntimuragira mu rwego wabora korara ahubwo uracyayoborwa. Warakuze ariko nturagera mu rwego wayobora igicaniro runaka. Wabayobya wababwira uti nimuvuga utamena kandi ntawo muziraho. Dusenga Imana n'abantu babiri kandi ari abantu babiri bakwiye kudufasha gusenga Imana kuko ndi umugabo w'abana babiri, ndi umugore w'abana babiri. Bira ntibibaho zira presentation zirasebetse. Undi mukanya ndi umugore w'umugabo umwe undi zagira ngo ugire bangana. Ndi umugabo w'umugore kandi umuntu ukunda kwipresenta. Nose Mamarione ugira n'amakeka. Oya Mamarione nawe reka nawe ako kantu uzanyemo ntabwo ariko none se ndi umugabo w'abana bangahe? Nese ubwo nyine urumva abagore bangahe? Ubwo savuze ngo iki? Ndi umugabo w'umugore umwe. Uramenya utazipresenta gutyo waricara iruhande rwa Mamarione nitwa runaka. Ndi umugabo ufite uko wamufite Imana yaramumara umugore n'abana naho umubare ntawo ukubajije ufite umugore umwe ubundi se wagira ngo ugire bana. Mu Kinyarwanda ubundi nta nuvuga umubare w'inkatunza avuga amashyo. Mukande kanyu ndi umugabo w'abana babiri. Ndi umugabo ufite uri umugabo w'abana kuri umugabo w'umugore wawe. Siyo mpamvu nyine abagore babita ngo shushu be. Ntibavuga abantu bakosore ikiboneza mvugo cyiza. Nguru umugabo shanga uyu mugabo ni umwana mwiza. Siyo mpamvu se bibirinduka nyine w'abana babiri. Nyine rumva biracuramye birafite. Umugabo w'umwana mwiza. Uyu kana umuntu iyo presentation iraciriritse. Ngo bebe. Ngo ibyo we basi nibyo babebeza bitewe n'ibintu byabakujije. Nirari ryabakujije. Oya. Nari nibere muri presentation isobanutse. Umuntu mukuru uzubwenge presentation. Erega na presentation irakonta mu bantu. Oya ariko icyo nanjye nemera cyo ni kimwe iyo umuntu avuze ngo ndi umugabo ngo ndi umugore w'umugabo umwe nkagira ngo nkaba mbyaye n'abana 5 yenda gutyo ngo ndi umugabo ngo mfite umugabo umwe nkaba ndi n'umugore w'abana nkaba ndi umugore w'abana 5 to the sweet ndi umugabo w'umuhehesi mpita nguheheta ubundi kuko ntawumva ko afite akantu ari kurenzaho. Uyu rero ukamufata uti yobora abantu ni kwa kundi bahagarara imbere ati haleluya muvuga utamena umusiri mukande kanya reka dusenga Imana n'abantu 5. Ubwo uravuze ngo dusenga Imana dukurikize abantu 5 badufashe gusenga Imana. Kandi ubwo mba nege aya mahugurwa tuzagarukamo urabibona baho bashire niraho ngaho cyangwa Nyange kimwe muri ibyo. Twagiye mu kintu cyo gukuzwa mwifuza amata y'umwuka adafunguye abakuze abageze kandi ku rugero rushitse. Yego iri jambo ni ryinshi cyane kuri sobanura umunsi umwe ntibyakunda. Ku rugero rushitse uzi tuvuze urugero rushitse kuko ari ingero ziba zitarashika ukavuga uti umuntu avutse mburage umuntu bamawe pasiteri mburage uyu muntu yaba murembye mburage uyu muntu bamwakije uyu muntu Mamarione ntuvuga umupasiteri turi kumwe reka mvuge umushumba vuga umushumba uyu muntu bamuzamura mburage ibintu by'imburage rwose aho gasanga nk'umuntu amaze imyaka n'imyanika
n'ubundi ahubwo se bakakubaza ahubwo se kuki utari mushumba ubundi itorero ryanyu ryarasaze we kuki batakugize mushumba ubundi uretse akateye amategeko avuga ngo uyu muntu kugira ngo abore itorero agomba kuba amaze igihe yego kingana n'imyaka ingahe nta myaka ariko iyo bavuze igihe se ubwo wumva ari umaze umwaka none umuntu aramara umwaka akaza kubarambikaho ibiganza mu mabere hari nabo nabonye barambika ibiganza mu mabere y'abagore babirukanamo imyuka mibi n'ahandi hepfo aho ngaho none se mamare ne mwuka guhishuriye yuko gahunda yepfiriye kirazira kikaziririzwa ahubwo ibi nabyo n'imbaraga ziciriritse mufite zo kudategeka Yesu yigeze yirirwa arambika abantu none se mamare ne ndagutegetse oya hari aho yatubaga konda gahomaho ndabyemera yego none ko tutari Yesu hanyuma ko mubikora ntibagenda abo bazimu ahubwo bakabagarana bakababyimbana bigasaba ko mujya kwisiga uduti aha ibyo ntabyo nzi ni mama Lionel ubivuze mwifuze amata y'umwuka abakuze turi ubu kugeza izi saha dufite turi kurwana intambara ikomeye y'abantu bikujije yego nibwo buyobe buhari aba bantu bikujije bashaka kuba abahanuzi barimo bahanura abantu ibinyoma umwana si uwawe uyu mugore si uwawe aka kazi si akawe Imana ivuze ko aka kazi ivuze ko ujya kwikorera ivuze yego Imana ivuze ko uzajya uguma hano mu rusengero ugenza umuntu babwanure ngo agume ku rusengero ajya abyuka mu gitondo atonde ku rusengero niko kazi Imana imuhaye asezera akazi yari afite keza atungwa n'iki atungwa n'umugabo we nagukubita nawe nta nubwo nanagukubita kwanza uraciriritse ahubwo ibyo bintu turasaba abayobozi babishinzwe kubyinjiramo oya nukuri kw'Imana gusa ubwo nakuburira n'uruki basi ngahita niyambukira muri Uganda dawe ntago nagutwika noneho ingetura zose mu mumanukira Uganda nuvuga ko ingetura zose mu manukira za Uganda se none ntago uri kubyumva se nyine sumva icyo mvuze nuko ariho mugenda mufite irangamuntu bidasabye passport mutakorera n'indege n'amaguru mwagerayo nese ubundi waca ku kibuga cy'indege batamenye ko wakubise umugore noneho ibyo zose ni ingaruka zo kutifuza amata y'umwuka adafunguye abakuze abageze yego abageze kandi hari uburyo anagukuzamo uburyo abakuzamo bamwe barabyanze buriya Yosefu ntiyakuza akujijwe akuze ngo guca mu rwobo yari ari gukura koca kugurishwa yari ari gukura gereza yari gukura abakuze none mwe murashaka gukurira ku ifi n'ifiriti no kuri kofi hari umuntu nigeze gukorera ntiyanyirukana arambwira ati manwe ndakure kwegenda ujye gukora ubwenge naguhaye ibyo wambonanye genda ujye kubikoresha uzibeshaho Imana imuhumugisha nukuri urakoze kumusabira umugisha ni nacyo nari mukeneyeho gusa naye mukeneye mu kanwa kawe yuko bivuga amina ndawumwakira kuko ubu uyu munsi wa none ntabwo mba nicarana na mama Lionel banaragiye kera ariko uyu muntu yatumye ntindana menya gutindana n'abantu kavuga nti byibuze aha bigeze noneho rero bavuze ngo hari abantu bakeneye gukura ariko bakanga gukura ahubwo bakikuza yego barutwa n'inzoka ikubita igihari ikigendera abana bakavuka bakirera bagakura Yesu arinda avuga ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka murutwa nayo ariko umugani mama Lionel Yesu nawe menya yarabonaga duciriritse erega Yesu nari ukuntu abarebye mu mutwe akabona nta kintu kibereyemo hari muri ne mumvugira ngo Imana gusa ariko nta kindi ariho vuga Imana ariko uvuge n'icyongereza uvuga Imana uvunje n'amafaranga uvuga Imana ujye no kwa muganga usura abarwayi uvuga Imana ugende unagaburire abakene uvuga Imana ugende unubakira abapfakaza amazu uvuga Imana ugende unagaburire indushyi Yesu nawe buriya ukuntu ajya nareba abantu akumva ibintu barimo biranaciriritse ibintu byo kwirirwa bavuga ko yera ndera ariko se kwera kwanjye mukoze mwiki ko mutazaherekezwa n'amagambo muzaherekezwa n'imirimo ndababwiye ko amagambo mwirirwa muvuga ngo haleluya ngo bambwirire ngo nyeganyeza abantu 10 ngo bazungurukemo bose ngo ubwire abantu vere ibi ntibizaherekeza abantu bazaherekezwa n'imirimo ikiza namaze kubona mu Lionel nta muntu uzongera kuntuma kujya kubwiriza
ko bagutumiye bari bunaguherekeze bakanakugaburira uko uhagaze ku gatuza ntabyo nari urambwira ngo nkubwirire runaka uramuntu maho Imana yigeze Imana network zo kuvuga ko naje kumva ngo mbwirira abantu 5 umva n'ubwo buretwa mu izina rya Yesu. Erega yewe ugasanga nk'umuntu ari kukubwira ngo mbwirira abantu 5 wewe waje gukamera mve kuri kamera njye kukubwira abantu 10 bajye bamenya yuko byibuze hari impamvu murakoze Mama Leone ngiye ntabwo nakurekura no kubashaka abazo k'abantu nyine basigaye bibajije bahise bibaza ngo mbese hari urutonde rw'abantu wabo warabonye batakuze akaba ari ubwo twahereye tuvuga kino kiganiro perimatire kuvuga ngo mbwerera abantu 10 n'ingaruka zo kuba perimatire hari urutonde rwabo n'abangaba bagenda bagaragiwe n'amafarashi n'ingaruka zo kuba perimatire ariko hari ibigabo mu mujyi wa Kigali nsigaye mbona bifite ba bodyguard ni ikibazo cyo kuba perimatire ariko Mama Leone ni gute umuntu abwiriza afata yenda urugero akaba iwe nta musekirite afite nta n'imbwa atunze ariko mu rusengero akagendera n'abantu bamugaragiye cyangwa se bamurinze ubwo mu minsi mike barazana n'imbwa zabo mu rusengero kanyagwawe ziri bu basapoting kandi ugasanga abantu bafite umwuka wera bafite n'imirimo yego si ngombwa izo protocole arimo arahobera abantu ari guca bugufi ariko ugasanga abo bantu bikujije no kugira ngo azaguhe rendez-vous no guca kuri kontabura akaguha amategeko n'amabwiriza kagira ibyo winjiranye hafi ahangaha amazi uri bugure 10,000 ngo ari busengera ugakira umwayo w'50,000 ngo uri bukubuza imyako n'imikosha n'imikasiro basi iyo mye urayinjirana cyangwa bayohereje kuri telefone akayisengera winjira wishyuye nuko wohereza amafaranga kuri momo zawe umwango ugiye gukubura imikosha n'imikasiro yewe namwe murarushye mujye kusengesha ni ingaruka zo kuba barafashe inshingano ari abaperimatire bavutse batuzuye mu mwuka banze kukuzwa n'umwuka banze gufata amata y'umwuka ngo abakuze abageze ni gute wambwira yuko ndinjirana umweyo w'ibihumbi 50 hari kera hari igitutsi twatukanaga buriya ndababariye turabejeje ntibazongere bagende bifuza amata y'umwuka wera bakuze abageze ku kagero urugero rushyitse Yesu abamugisha reka mbasengere utsinzwe n'iri jambo kubita ivi hasi ngo usengere ikindi wohereze n'ituro naho muhera munadusuzugura ibyo ntabwo ari byo bivuze izo ni ingaruka z'umunwa w'abanyamakuru ariko abanyamwuka mwifuza amata y'umwuka abantu bikujije rero musubire hasi mujye gukuzwa kandi nukuzwe na mwene wanyu cyangwa n'undi muntu nawe wikujije ukuzwe n'umwuka wera n'Imana ibari kuzamura kuko hari igihe tuzavuga abantu bakujijwe n'Imana ibintu bibaranga. Alleluya. Mana ishobora byose ngushimiye uyu mwanya mwiza cyane wongereye imbaraga abantu kugira ngo bakure bagere ku rugero. Ndabasengeye. Haleluya. Mbasabiye kwezwa abantu bikujije kandi aba bantu nabo bemeye gukuzwa n'umwuka wera. Mbasabiye imbaraga zikomeye cyane ubageze ku rugero rushyitse. Ngushimiye kuri Imana ibikoze neza mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina. Shalom, shalom. Shalom, shalom.